biraruhanyije biragoye ariko tugomba kugira icyo dukora ngira ngo byavuzwe kera ni imyaka myinshi twibaza impamvu siporo yaba muri rusange cyangwa ukuntu twayiteza imbere ariko cyane cyane ku mupira w'amaguru impamvu n'imbaraga zishyirwamo ariko umusaruro utaboneka bihagije hari uburyo bubiri uburyo bwa mbere ngira ngo buriho bukorwa ubu ngubu ko nabyumvise ni uguhera ku bana bakiri bato mu mashuri mato uko bazamuka no gushyiraho ahantu hatorezwa abana bakiri bato umupira w'amaguru no kubaha ibyangombwa byose imipira n'ibindi bishobora gukoreshwa muri buri karere cyangwa n'ahandi aho bishoboka cyane cyane bikanyura mu mashuri icyo ni kimwe bikazamuka rero gutyo byaduha amahirwe icya kabiri ni abarezi ntabwo mvuga abarimu bo mu ishuri risanzwe cyangwa abarezi ni ukuvuga abatoza abantu mbese bumva ko banashaka kuba bagira uruhare mu mikino nk'iyi harimo n'umupira w'amaguru ubwabo bafite ukuntu imyumvire yabo itari mizima bihagije icyo niko nakivuga ntakinyuze iruhande nabo ndetse nyirango hakwiriye kuzamuka abandi bashya bagenda hari ababimazemo imyaka ubundi byakabaye ari ikintu cyiza kumara igihe ku kazi ukunda cyangwa ukora ariko iyo ukora akazi n'ibyo witwa ko ugakunda ugakora ariko ugakorana umuco utari mwiza ubwabyo bigira ingaruka ntabwo ubona umusaruro uko bikwiye abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije aho gukora ibyangombwa bihagije guha abakinnyi bari aho bari mu ndagu bari mu marozi bari mu ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira umusifuzi ngo icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye kuba bikorwa ntaho uwo mukino wajya no ku gihugu bwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino ibyo ubwabyo nibyo bintu bya mbere bigomba guhagarara nagiye njya mu bindi byinshi ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije ariko ndumva nzashaka umwanya wabyo nkahangana nabyo nk'uko hari n'ibindi dusanzwe duhangana nabyo ndetse bamwe batareba neza nzaba nabigiyemo bizabagiraho ingaruka ubwo mbatumyeho bikiri kare ntarabizamo ubwo nimbijyamo ntabwo nakwemera ibitekerezo by'ubutindi nk'ibyo ngibyo ko bijyaho bikaba ari byo bikoreshwa mu gihugu cyangwa mu mikino ireba twese ireba abadukomokaho ireba ugasanga ni ibintu biri aho bitakwiriye kuba bikoreka ndabyumva mu minsi ishize nagiye mbyumvira kure ntabwo nigeze mbijyamo ariko ndaza kubijyamo ndaza abakoresha ibyo ngibyo bazi kuba banyiteguye ndaza kurwana nabo kandi barabizi ko iyo ufite umuco mubi iyo ufite uratsindwa byanze bikunze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku munsi w'ejo mu kwiyobora 29